Shuti bakunzi bajyaho TV show ndabasuje cyane aho muherereye ku isi hose, nizere ko amahoro y'Imana ganje muri mwe. Aho iwanyu bimeze bite? Urukundo ruri kuganza iteka cyangwa byaranze? Tudatinze rero reka tugwe mu nkuru neza twabateguriye uyu munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi kirareba abantu bubatse cyangwa se batubatse ariko byanze bikunze ni abantu bakuru. Ku mutwe w'iyi video handitse ngo irinde ibi bintu mu gihe ugiye gutera akabariro. Byanze bikunze mu gihe ugiye gutera akabariro hari ibyo ugomba kwitaho ariko hari n'ibyo ugomba kwirinda. Ibyo ugomba kwitaho ni ibigufasha kugira ngo igikorwa ugiye kwinjiramo kize kugenda neza. Ibyo ugomba kwirinda rero ni ibikurinda kugira ngo igikorwa cyawe ugiye kwinjiramo kitaza kugenda nabi. Iki kiganiro rero murumva neza ko kireba umuntu uwo ari we wese uri kwitegura cyangwa se uri mu gikorwa nyirizina cyo gutera akabariro. Ubwo byanze bikunze kirareba abagore cyane ariko n'abagabo ntibasigare, kubera ko umugore aba umugore kubera ko habaho umugabo, n'umugabo kandi aba umugabo kubera ko habaho umugore. Jao Zado Artist Official kwisonga. Byiza cyane rero buri iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina gitangirira mu muryango. Umugabo ageze mu rugo kwa kundi umugore aba amwakirana urugwiro, amubwira ati karibi wawe sheri, wiriwute, nizere ko akazi kagenze neza, akamwambura imyenda n'inkweto yirirwanye mu kazi, noneho niba biri ngombwa akamuzanira imyenda yo kwambara mu rugo. Ushobora kuba uhise wibaza uti ibise bihuriye no gutera akabariro. Kora subscribe, like, share na comment niba utarabikoze, ubundi dukomezanye. Urakoze cyane wowe ubikoze. Aho bihuriye rero nuko kwa kundi umugore wenda ashobora kubwira umugabo w'amagambo meza, amukora mu bwanwa n'ahandi ku bice by'umubiri, banyuzamo bagakina, bakagenda banasomana nyine biri soft. Ubwo biri soft nyine ku batabyumva ni gusomana byoroheje. Biriya bizamura nyine ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku mugabo, bityo rero bigatuma mugenda mwimuka gake gake mpaka mwisanze mu cyumba cyanyu. Umva rero mbiyame ndabizi hari benshi bari bubone iki kiganiro kuri Jao TV show bagatangira bakavuga bati ubwo mutangiye kwigisha uburaya mbere yuko mwakabaye mwigisha ijambo ry'Imana. Ukeneye ijambo ry'Imana ujya gushaka padiri, pasiteri cyangwa se shehe, ariko nukenera ibiganiro byubaka imiryango nyarwanda mizima uzaza hano kuri Jao TV show. Ibiganiro tunyuza kuri iyi channel yacu akenshi iyo wabyumvise neza bishobora gutuma ubona uburyo wakwitwara kugira ngo ubane n'uwo mwashyingiranwe cyangwa se n'uwo mwashakanye neza. Uzaze hano kuri Jao TV show. Ariko wenda nuko mvuze ngo imiryango nyarwanda, ubwo n'abandi bumva ururimi dukoresha batari mu Rwanda nabo ubwo nyine murabyumva. Okay, dukomeze rero. Iyo mugeze mu cyumba rero, mbere na mbere ubundi uko wambaye nibyo biba byabanje gukurura umugabo wawe cyane kurenza ibindi atarabona. Noneho iyo mugeze mu cyumba, uko icyumba giteguye nabyo biri mu bituma byongera amahirwe cyangwa se n'ubushake bwinshi butuma wowe n'umugabo wawe mugiye kwiturana hasi. Impamvu zo kwiturana hasi wowe n'umugabo wawe nyine ziba zibaye nyinshi. Ndagira ngo nkwibutse ko nta mugabo wishimira kubona icyumba kijagaraye, ugasanga amakarisa ari buri hamwe, ugasanga icyumba wenda cy'uburiri nicyo cyahindutse wenda stoke y'ibintu runaka, ugasanga icyumba ntigishashe, ugasanga nyine watemwe ibipafiyumu bijagaraza umuntu n'ibindi. Burya rero gusasa neza nabyo ni tekinike. Icyambere ugomba kuba uzi design usasa nk'igitanda cyawe umugabo wawe akabikunda, nk'uko uzi uko wambara mu gihe ugiye kuva mu rugo n'igihe uri mu rugo,
nk'uko uzi ubwoko bw'ibiryo umugabo wawe akunda, ubwoko bw'ibyo kunywa umugabo wawe akunda, nk'uko uzi imyenda akunda, nk'uko uzi nyine ibintu bimunezeza. Nagira ngo nkubwire ko umugore utazi ibi bintu nyine tuvuze haruguru sha no kubaka byagorana. Nk'uko uzi impumuro ya perfume nyine umugabo wawe akunda, kora subscribe, like, share na comment niba ubona mbikwiriye, uraba unteye inkunga kandi uraba ushyize itafari kuri iyi YouTube channel kugira ngo ejo n'ejo bundi dukomeze tuguhereze ibiganiro byiza kandi byubaka. Urakoze cyane wowe uhise ubikora. Iyo mwinjiye mu gikorwa rero cyo gutera akabariro, wiryama ngo utuze cyane nkaho washizemo umwuka. Mugomba kurongorana muganira kugira ngo mwese muryoherwe n'igikorwa murimo. Ubwo hari wese avuga ngo toka satani, aye narabamenye di ko mwanga ko tubivuga se mukabikorera mu bwihisho, mukanabikora nabi bikabagiraho ingaruka kubera ko nta makuru mubifiteho. Cya mujye mureka. Bwira umugabo wawe uti koza hano habinkorera sheri, uko muganira kandi ari nako umunyongera, ari nako nyine mukomeza kubwirana n'utugambo twiza, uraryoshye, umeze neza, sheri hahirwa ngewe ugufite, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mbese ukore buri kimwe cyose gituma umugabo wawe aryoherwa n'icyo gikorwa. Muri make emera kuba indaya ku mugabo wawe, kubera ko igituma umugabo wawe agucika akagenda akajya muri ziriya ndaya si uko indaya ibyo zifite wowe utabifite, ahubwo nuko ibyo zikora bitandukanye n'ibyo wowe ukora. Kandi burya nyamara nawe wabishobora ukagumana umugabo wawe ntagute mu rugo ngo ajye gushaka iki ziriya ndaya. Niba ari kariya kamini zambara kagatuma nyine umugabo wawe abona ibitesi byabo, nawe ibyo bitesi urabifite, ahubwo ikibazo nuko uhora ubihishe, bityo umugabo wawe akaba ashobora no gutekereza ko wenda udateye nk'abariya bandi bamukurura ku ruhande, ariko nawe wambaye mini mu rugo ukereka umugabo wawe nyine ugakora ibishoboka byose nyine ugakurura umugabo wawe, byakunda rwose. Ntakubeshye biragoye ko umugabo wawe azakubona muri Rumbiya guhera ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 30 z'ukwezi, ngo bibe mu kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu mwangiza umwaka umeze gutyo nta mpinduka ntaki. Biragoye ko yazakugirira santima. Singiye kubeshya, niyo yagukorera biriya byaba ari uko nyine ari inshingano, byaba ari uko nyine hari iby'umubiri umwishyuza, ariko biragoye nyine ko yakwiyumvamo cyane tu. Ntabwo ari itegeko ko wabyumva nkanjye, ufite nawe uko ubyumva, ariko nababwiye nti hari ukuntu nyine uba ugomba kwambara mu gihe uri mu rugo bitandukanye n'uko wambara mu gihe ugiye gusohoka, cyangwa se bishobora no kuba ari kimwe bitewe wenda n'amahitamo y'umuntu cyangwa se n'imiterere y'umuntu, ariko mu by'ukuri hari uko ugomba kwambara mu gihe uri mu rugo, by'umwihariko mu gihe witegura ko umugabo wawe avuye mu kazi agiye kugera mu rugo. Hari ishusho nyine iba igomba guhita hari ishusho aba agomba guhita akubonaho. Ibi bintu nimumvune nyine abantu bakuru muri kubyumva. Reba ko wakoze subscribe rero gafungura n'inzogera kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro, ubundi dukomezanye. Ibi bintu birashyushye. Niba rero umugabo wawe ashaka ko mutera akabariro itara ryaka, reka kuzana ubugoryi wana ngo urashaka kwitara muri zimya. Igihe kandi mwinjiye mu gikorwa nyirizina, reka kubwira umugabo wawe, cyangwa se ntukore ikosa ryo kubwira umugabo wawe ngo bukuyemo mbanze njye kunyara, cyangwa se gukora ibikomeye, cyangwa se ngo hari impamvu zindi ngo ngiye kubanza kugira uramenye ndakwiyamye ntugakore iryo kosa. Ijambo ribi ryonyine niryo ryemerewe kuyikuramo. Nawe urumva, ibaze nawe nyine nawe uri umugore, umugabo wawe wenda mukaba muri mu gikorwa cyo gutera akabariro, noneho byagera hagati hahandi uryohewe akayikuramo akavuga ati buretse mbanze ntunganye ibi ngibi. Ibaze ukuntu wahita umera. Byumve nyine nawe. Ndizera neza ntashidikanya ko ibyo bintu nyine bitakuryohera.
ndagira ngo mbibutse ko kurongorana ari cyo kintu rukumbi cyiza mana yanjye, cyiza Imana yaremye kiryoshye kurusha ibindi bintu byose uzi byabayeho n'ibiri kubaho ubu ndetse n'ibizabaho mu gihe ntazi. Iyo bakubwiye ngo urugo rwiza ni ijuru rito, ndagira ngo nkubwize ukuri ko kimwe mu bituma urwo rugo ruba ijuru rito n'iki kirimo kitagenze neza, ntabwo rwose iryo juru ntiryabaho pe. Imibonano itagenze neza mu rugo n'inkoko yo muri urwo rugo irabizira. Umugabo wawe ubwisanzure atera akabariro arangize kandi wikwigira nk'ikiragi, kuko ariya magambo muba mubwirana muri kiriya gikorwa abatera avantage. Bituma iyo uri kuganira n'umugabo wawe bituma agira avantage yo kumva ko ari kumwe n'umuntu, kandi nawe kwa kundi nyine agenda gusubiza nawe bituma umunyongera nyine, ukamukorera nyine utujeste dutuma nyine igikorwa kirushaho kuryoha, Hari icyo rero bita kuyiririmbira, ni kwa kundi nyine uri kugenda utaka rimwe na rimwe umeze nk'uri kubabara, ubundi sheri aho nawe urabyumva nyine, cyane cyane mwebwe abagore nyine murabindusha kabisa, ntimunjagaraze rwose murabindusha. Iyo uri kuyiririmbira rero ugenda uvuga amagambo atandukanye ariko udasakuza cyane, bituma n'umugabo wawe agira avantage, ugenda umukora no mu bwanwa, mu mpwempwe n'ahandi hantu uzi nyine umukora nyine akanezerwa akaryoherwa, akabigukorera paka kugejeje ku byishimo byawe bya nyuma. Ibi byumvikane neza, iyo tuvuze ibyishimo bya nyuma ni bya bindi nyine twita kurangiza. Nyuma y'iki gikorwa rero ndabibutsa ko mugomba gushimirana, ariko cyane cyane wowe mugore bwira umugabo wawe uti urakoze mugabo mwiza, utagufite yarahombye rwose. Nyine nawe ushake amagambo meza nyine amutaka murata ubutwari, nawe urabyumva. Turabashushanyiriza rero tukabandikira ku byapa, tukabakorera ibintu byinshi bijyanye na ati, tubandikira ku myenda, tubakorera kashe, tubashushanyiriza mu bigo by'amashuri, turanabadodera n'ibindi bitandukanye. Murakoze cyane rero inshuti bakunzi bajya umwaganiraga na Jado Artist Official. Utarakora subscribe kugeza kuri uyu munota sinzi icyo ategereje. Duhurire muri comment rero, nizere ko mugiye gushyiramo ibitekerezo byinshi n'ibibazo, tutibagiwe ariko ko hari n'abazanwa muri comment no gutukana. Abo nabo ntabwo mbarasa amashimwe, nta nubwo mbashimiye, ariko nabo turabakeneye. Ciao, duhure mu biganiro bitaha. Jado Artist Official ku isonga.